inzira za Kigali aca hano ya cyangwa aca hano nk'inkatanera ivumbira inzira hirya iribamo ivumbi kaninyurira hanari Pepe umeze gute? meze neza. Guca ibiti n'amabuye suvuye. Ubu ngubu hari umuntu wandangiye akazi Kigali. Ubu niwe nanje kureba. Ahubwo ubasigaye iki kimwe n'ikibongereye. Kigali? Kigali uzi ince zingahe z'i Kigali? Ramwe ngo turahurira muri gare ya Nyabugogo ngaraba ari kwirembo nyine ngo niho ndi bumusanga. Giye ngo Nyabugogo yahi. Nyabugogo nyine ngo niho turi buhure ku marembo yaho ngo ngiye mpagarire ku marembo turahita tuhura. Ase n'umuntu uje Kigali sana banza ngo niyogoshe. Reba umusatsi uzanye aho Kigali bakubwiye. Se mwana mu cyaro ko nta mafaranga ari ubwo nyine. Uko pabasi. Reba naho pege iki iwacu nta mafaranga ari mpamvu naje ko. Cyase mu cyaro mwiyogoshesha inzembe n'imikasi. Wabuze ukogosha se. Nose nanjye nje mu mujyi nyine nziyogoshesha akanyogosha ko mu mujyi nyine. Akanyogosha ubwo ninde wakakubona nanjye nindi ubona. Nta muntu wagusuye mu cyaro. Nawe inkweto si wayihanaguye gusa njye namenya nk'uyobora abakujyana yongeye ndabona wantesha umwanya nkora mu biro ninjye wandika itike z'indege. Nta kibazo niba mutabona akanya ntago hakazi se uko ntayo waba ufite na make ngo nguhe akazi. Amakazi ujye ukata amatike y'indege zimwe zigendera hejuru ndabizi wowe ubusura ibona amaso. none se ubu naje n'amaguru ari uko nyafite nyine ubwo nimara kumugeraho nibwo nza kuyabona. Mbona n'igikweto cyahengamye mbona nta n'ikintu nakuryaho nta nkweto nta pantaro nta mupfu uguha akazi y'ubu uri umuntu ufatika usa neza none nta kigenda. Cyakora bari abashuti banjye bariya bakujyana aho bakakugeza aho ushaka. Yende mbabazi. Ariko witonde bakaguta muri Nyabarongo dore bara ni ibisasu. Reka ngende mbabaze sawa nta kibazo cyangwa mbere se ko nshaka kugera Nyabugogo. None ujeje umwe nabonye ibanje. None nshaka kuri Gabor. Ayabori. Mbona isinzimya. None nje nari kikwemeza nje nari ngiye gufata ukuntu naje kugikaba nini cyo ko mbona zanyero ndashashe zizabana akahori daje gusa ubwiye undabura wakinwe tukajya iyo murabura se shawo barakubonye wa musaza dore na keci yanjye maze gusaza wakinwe reka umva none we yambaye ikifungo wa musaza yambaye igikweto uzi uburyo chonje buryo inda yahoro ndabizi man umva izi none imana imfashe none twatubona akaboro kaje none nakakanye keretse none tubonye daje tukayituburira yewe we umva nabya amadaje kamwiraburira umva ubu nicyo umubona tukara kubutene musomoka tumuda ariko nawe katari kumwigisha yawe harya wambwiye kuri kavuki shaka bis ninjewe ubu kavuki yawe nese ubu kavuki yanjye shaka kavuki yanjye mani ishyamba subizi simvira ndaga ni ishyamba ji kaze wori daje nawe daje mani ishyamba reka wori n'umutubuzi ibintu byose ubumbesha ntabwo ujye umbwiza kuri wakira shanga ajye mvira none wa muniga wanje ubona nkubeshya reba ipantaro nateje n'ibiramo mu mabya tugira gute twiba boro zihagije urumva nakujya gute we kadaje igitaramo ubusubu kutaburi nko kukifunga cyacefa ngo sindi kavuki yanzi ko ziba ziri kukifunga wakintu ubusubu ryana tari kukifunga bishaka ari ngingo ni za mayani shaka bisa aya ntago ari mayani wabifomboye ujye mbwiza ukuri ari daje man umuntu uramuzi man uri waye se bro uramuzi ko tutakuzi umuti sija kutwiringirirana none byenze gute bro umuntu narumbwiye ngashaka kumpa akazi Kigali niwe naje kureba naje uyu muntu asa nk'umuntu uturutse mu majyaruguru uranyumvira none wa muniga wanje waje n'amaguru uvuye cyaro ewana unanye naje gushaka akazi Kigali udu neza mundise udu urabizi mu rugo ni wacu mu majyaruguru hari majyaruguru ayo majyaruguru papa we Yesu ukuje Kigali wifunze gutya yewe we Dore n'inkweto zatatanye none azahiba ko mutsaza none wallahi mana we yo nyine nuko nasitaye naje mu gitondo bya kare nazindi none ko murazayenga nari kureba neza ariko rwose wari ukwiye no kwiyogoshesha ubwanwa shaka bisa ajya ngo mundangire nyine
ashaka kugera Nyabugogo hari ahantu hose ngenda hazi bore hageze nari nshonje murashaka kujya he nagira ngo mungeze kuri gare Nyabugogo nyine Nyabugogo nagira ngo muhandangire ese turagenda n'amaguru uragerayo se njyewe n'ubundi naturutse mu rugo Hari n'amaguru n'ibirometero byemenyeye kugenda magana n'amaguru ibirometero nta magana kibazo kugenda n'amaguru ufite ikize shaka kino ko twumva wenda ko twanaho kugeza wowe banza utwereke akantu kugira ngo tukugezeyo wanene turabura hari akabone mfite nyine nimwongezayo turareba uko wari tubigenza ufite agakiza twebwe ntabwo tujya tuvugana n'umuntu udafite amafaranga ni nka yese kugira ngo twumve ko wowe turakorana wabanje kuzana gutya nta kibazo mwebwe reka tuvugane ndebe nyine ko ngezeyo gusa kabisa nta kibazo turi buvugane ntacyo ntabwo tunanira reka urabanza bagashyira hano hantu reka rekora gana twereke ikintu ufite reba icyo kintu afite shaka twereke bakinye numvisha afite nabonye afite za 2 n'ikofi ariko bigira ibanga tumujyana ahantu tumujugunye ujye nu batse ngaje webe ikiri intambara ariko sangiye kuri umunyamujyi Rafure none ubu ngubu rero turagiye turagerayo wewe humura ukujyane wewe nanga turakera kafi Afrika hano turanyura hano twikomere ari tuzakigendera kabisa bro Yaramwumva bari imodoka nyinshi nizere ko muhangeze rwose ari mwe hafi hano arahambuka n'amaguru ntabwo washobora kwambuka tukorera izindi nyuru nyirazo za pembe imodoka harimo n'imodoka kariho koko niho tugiye kuhagera ntabwo baragufata kubera zino nkweto wambaye inkweto zazimaze ranuka ibazo impamvu mwari ningera ahitamo izindi abanza nakogoshe Katumuniza zino za pembe na amazi n'ubu ntazi wa musaza we hari igihe amafi anamurira mutamuzi twatuzara tujya twambukiramo tugera hafi ako twari byo reka twese tuza ngo atararuguru dani hano ruguru ino Nyabarongo bambwiye mugende mubuzane rero mugere vuba vuba nimutinde urabona we oya tu nawe yantegera imyambuzi nani bikabisa katugenda turari muninze baza n'ubwato nambuke reka ibyo mugiteho tubiganira wenda bizi urabyemera igihe bagendeye ko bari bambwiye ko bagiye kuzana ubwato ahantu ubwato ubundi bwagendamo cyangwa bariya ni abatubuzi barandangira ubu ntabwo bandangije ikofi yanjye irimo amafaranga none ubu barayitwaye ubu nirandangije ubu se ubu ndagira Nyabugogo none ndamukura hera yewe ikofi yanjye kandi banyuze aha ngaha
mumumenye mwaramumenye iyi kofi ko nayizi maze uyirebe twambaye ubu wisi kofi zigazimanura abantu basenga n'abatwe baradusenga iki gikweto si wo gihashye hema iki narikuye muri magaze sport karate asigaye yimanukira ubundi iyo ufite akazi Neruka uterura ibishingwe mu cyaro nerure nkatisha indege kanyogoshoka peke yabaye hasi shangatisha indege wa musaza nigende wasanga ngo nari bamwe b'ikigali dore bireka tuguci nawe uzajya gusenga amakofu uzajya kugwirira amakofu twebwe amakofu uzajya kuzira bro nawe gusenga kuri kechi gusenga wa musaza we dore ibintu byarakomeye wenda kwikatishiriza amatike nawe ujura ashubu bwa mu bureke